aramubwira ati koko utinyuke umukecuru utinyuke ujya mu bakecuru koko hari abana bato atumwa ipe bicisha amazi bagakabya bro wafata umuntu udafite ikintu ahomba umuntu uri aho ngaho ushaka kuvuga ibintu byose abonye umuntu uzaza kuri kamera umuntu utazatinya kamera ngaze avuge ngo yarasambanye ako kantu konyine ariko byo kumugana bafite inda nini showbiz yaje mu bugome icyo cyo ndacyemera yaje mu bugome bukabije to the extent umuntu ashaka kuroga undi ebintu mbere y'amazina mwake ID abanza yikwereke kandi uyireba utasinze uyoya urayireba ukabika photocopy uyireba ukiri muzima ujye ubanza uyireba utarasinda ko ushaka kuba wasinze ukabona igihumbi cyo bagacye n'abenda tuvuge ibihumbi 2 ukabona 94 winanga muntu yuriya mukobwa ngo yanze kwihayemo ngerekana isabira mukobwa numvishe ngo ntago uri mu Rwanda wowe kabyara nushaka ubloke ubloke rwose pe n'abayibitiye tubabarire wese n'indangamuntu tubabarire ushobora gusanga imyaka yifite ariko ubihurire bose yaba Melody ntumuvugishe yaba Emmy ntumuvugishe ibi bintu mu byitondere ibintu by'amacakubiri mu byitondere nanjye rero ndashaka kubabwira ngo ibi bintu byo gufungisha abantu my friend turagana hehe nimba munashwana niba yakwimye no mufungo nushaka kujya umwandika y'ibikuru bibisimbyanze ariko ko umufungisha my dear no yes ndongenda gusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Juliet Mutamba Juliet wiriwe neza banza suza abantu bakurikira Juliet Mutamba ndaramukije mwese aho muherereye hose bahaye ikaze kuri Juliet Mutamba niba utarakora subscribe please bikore cyane share like na comment niba wifuza utuntu nk'utu udushenete utumpeta uduherena text me aho waba uri hose tukora delivery kandi turi ku giciro cyiza ikindi kintu abantu bashaka services zijyanye na photography ibintu bijyanye n'ubukwe ibintu bijyanye n'amadocumentaire umva ibyo birakano kuri mujye mubima sibyo hewe hewe ushaka ufite ubukwe ushaka gukora ubukwe buri bufite amafoto meza bufite video nziza ewana kabisa turahari ku bwawe ama ONG ibigo bya leta bishaka gukora amadocumentaire cyangwa se bishaka kurikodinga inama zanyu byose mukeneyemo ikintu cyitwa kamera kabisa turahari ku bwanyu munyandikire nimero yanjye biraho hasi cyangwa nze no kubashyira email waza kubakubita email ubundi byose ubishyire none hari n'ikindi kintu rero ushaka gukora ubukwe ntago tuguhereza ntuza video gusa cyangwa amafoto gusa no tugukubita ahantu ushobora gukorera heza hashyashya hagezweho ikanombi urumva ushaka gukora muceza kandi amafaranga make guhera uyu munsi umuntu uri bubimbwira ukeneye ubukwe ndamera kuri promotion ni tente iri ahantu hemewe irifite ubusitani bwiza ushobora kwashyamo abantu 1000 siziramo murabyumva tuguha meza na jaride yo kwifotorezamo yongereko oya ntago irakura neza ariko guhagwa imvura kabisa misiri imbere ya ariko wumve ngo tuguha meza tukaguha intebe urumva warangiza ukatwishyura amafaranga make ya pe umuntu yibubisa oya si ubuntu ariko mu by'ukuri nesumbi 700 tuvugisha ukuri ufite tente y'abantu 1000 tukaguha ameza 40 tukaguha intebe ubwo kuko mu by'ukuri ari ikintu tutakoreye ubundi kazi yako iyo mvuze ngo promotion y'abantu babiri ba mbere nzabahera kuri 700 cyangwa reka ngo 50 650 maze murebe ko ntabadabagize kuyamazeho Julie simba dabagije ndabadabagije kwanshenero mwana wa mama nose Julie weekend yakugendekeye gute cyangwa yawe yari yo kumesa gusa ariko twaragowe man weekend cyo kuri abaye y'uburiri nararyamye ndaryama ndaryama ariko ikibazo ntago ibitotsi bijyaje nubwo ngo the more you sleep the more ushaka kuryama nanone
ugakomeza ugasinzira. So Okay, ndizera ko n'abadukurikira weekend yabo yagenze neza. Yagenze fresh cyane. Julie, uyu munsi tugiye kwiganirira ku nkundura ya video n'amajwi. kagira inkuru. Urasa ni video cyane amajwi. Akase abantu bamara imyaka 8 bafitanye ikibazo, ngewe reka nkubwiza ukuri. Maze kubona ko abanyarwanda dufite imitima iteye ubwoba. Imyaka 8. Ase sizaba ari impamvu zo gukunda amatiko buriya. Aya. Kona amatiko. Ubu koko Melody na Emmy birano n'amatiko. Aya. Ibintu bizamo kese ya 25. Jaje yabyo ubwo bijemo abagabo yenda ubwo bishaka kuba atari amatiko ajya kuvuga amatiko n'ayabagore. Aya katwa mujyane. Niba ari ikintu giteye ubwoba muri iki gihe mu Rwanda. Bantu mudaherutse mu Rwanda. Bantu muri hanze y'u Rwanda. Ibintu byasubiwemo. Dusigaye dufite abagabo bagira ubujajwa, bagira ubusutwa, bafite amatiku kavuga semana. Kera ko bajyaga bavuga ng'abagore, none ubu tuzamenya umugore arinde umugabo arinde. Byasubiwemo ikigaragara cyo ahubwo ubusutwa busigaye ari ubw'abagabo. Twaraba bahariye. Bo ni mwigumanire. Ndakubaza utuntu dukeya kuri iyi nkundura imaze iminsi. Yako yisobanura abantu bayumve mbere ko tuyijyamo. Okay, uramfasha ariko ni ikigabundi byatangiye ngende bukantu byatangiriye. Byatangiye Bruce Melody akora ikiganiro akavuga ko Emmy amwanga kuri MIA kwa Irene. Avuga ngo Emmy aramwanga ngo yigeze ngo abashaka ngo hajemo n'ibintu byo kumusenyera. Sinzi nimba icyo kiganiro baracyumvise ariko n'abadukurikira jewe ndi declare sino kuvanga ikiganiro nacyumvise. Ni Bruce Melody niwe muhanzi nyarwanda wenyine kandi ibyo mvuze ndakomeje wenyine ukora ikiganiro kuri YouTube nkakireba guhera ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Noneho niyo nibeshye gatakanuka kanshika nsubiza inyuma nkakirangiza kikanja ntanabishaka. No kuvuga ngo nta kiganiro kimwe cya Melody wambaza umba ntazi. Intangiriro yabyo urumva nyine ariko ntago ari intangiriro yabyo ahubwo niyo byabaye niyo mbarutso. Niyo mbarutso kiriya kiganiro niho twebwe twabimenye noneho mu buryo bw'imbitse bimwe na bimwe. Urumva hari igihe cyageze haba post ivuga ngo Emmy ngo ni team B ngo team B ngo na team B n'ubundi ngo ni team B ngo team Bruce Melody na team Ben. Ese bagira team M na team B kugira ngo be kudusaza. Uribaza team B ubwo se twari kumenya B ya Bruce ni ari iyihe na B ya Ben ari iyihe. Byadusabye gukoresha ubwenge bwinshi. Byasabye gukoresha umutwe cyane. Nibura bagomba kugira team M na team B. Kamenya ngo Melody na Ben. Cyangwa se team B na team D. The Ben. Byari bigoye. Naho byatangiriye abantu batangira kubivuga ntekereza ari naho Irene yahereye amubaza kiriya kintu. Kuri team B. Wowe uwumva ikira kiganiro wumvaga Bruce yarakoze amakosa cyangwa yavuze nyine byari bimurimo? Shareka nkubwiza ukuri. Nabonye bamwe mu banyamakuru barimo barakritika Bruce Melody. Harimo Clement wa DCTV ni ubutumwa gukora ikiganiro kimeze nk'amasaha 2 kigezeho. Ariko jewe sindi umunyamategeko pe. Ariko ubwenge nizera kuri Melody. Umuntu wese yadekona. Ariko level y'imitekerereze ya Melody no kuba sustain inzira izina rye. Imyaka yose abo batangiranye benshi bakaba barabivuyemo abandi yarabarenzeho. Nizera yuko nemera ko Melody byari bimugeze aha. Hari ibintu bikugeza aha ugahitamo kubivuga. Urumva nibaza ko aricyo kintu cyatumye biturika kuko mu myaka ibintu avuga ko byahereye muri 2015 akabivuza nyuma y'imyaka 8. Ibaza ibiganiro byose yakoze atavuga icyo kintu. Yego. Ibaza ahantu hose yagiye atavuga ibyo bintu. So birashoboka yuko byari bimugeza aha akavuga ati iki byinge kimeneke uramutipa ranyanga. Njewe niyo context nabifashemo.
kuba yari ashobora kuba yarabikoze kuri akabivuga bikina, ariko nabonye byarengereye kuri side yanjye, nabonye aho bigeze noneho byarengereye ku buryo natangiye no kugira ubwoba ku hari komeje kuri hari post Clement yashyize kuri Instagram. Biri ku gihe culture, ikiganiro Emmy Ikinege yakoranye n'umwe mu banyamakuru wabo nibuka izina rye. Ikiganiro cyari giteguye, banza bamaze nk'amezi 2 bagipanga. Yego kiganiro abantu giteguye, baragenda bashaka amajwi yose, bazana amafoto ya Emmy na Bruce Melody bari kumwe ya kera, bazana buri kintu bakora ikiganiro, niho hari amajwi ngira ngo yasohokeye. Nari ngiye gukomoza kuri caption yo hasi. Clement yagezeho no ku kiganiro yakoze yanditse ngo musengere Bruce Melody ashobora gufunga imyaka 25. We wumvise ari amajwi byari bikwiye kasohoka? Ariko nta kintu numvishe actually. Nta kintu kirimo. Ese harimo iki cyatuma umuntu afungwa? Wenda reka ayandi ntayo nzi. Ariko yasohotse ku gihe nta kintu kirimo. Ku bwanjye nje nicyo nabonye. None se abantu tuyashyiremo abantu bayumva. Oui, alors. Ngo Melody. Oui. Nyine nari basi ngiye gushaka ibintu byose ukuntu mbikora sibyo? Yes. Ariko nyine bwo basi nimbirangiza nzakubwira sibyo? Ubu nyine karma situation turimo, hanyuma tumenye ibintu bitwara, ariko gushyira ibintu hanze nta kintu kimwe bigufasha. Ikindi nyine ugomba kumenya niba ukamenya nanjye wandiwe sibyo? Yes, kandi hari akazi kanjye urimo kugerageza kwangiza. Ikindi telefone nyine wapi? Tuvugana cyatari kuri telefone nyine. Ngo? Ntabwo nshaka ko tuvugana ibintu byinshi kuri telefone. yegob.com. None se basi nyine byose nimbona mbirangije nzakubwire tubonane. Wowe tubonane nta kibazo. Gusa icyo musaba uzitari cyo. Ndagusaba ko igihe uzabona nkubwiye ko ngushaka kandi ubona ko nawe ufite umwanya. Sibyo? Uzabikore nubona nta mwanya ufite ko mbwira ngo ntabwo mfite umwanya, ariko nubona ufite umwanya uzabikore kubera ko nzambikubwiye hari impamvu sibyo? Yes, ariko rero dukora ibintu nk'abantu bakuru ngabizi nawe uko ibintu byose bimeze. Yes, nyine ibintu byose nta kibazo kubitwara gake nibyo byiza ndabizi. Sawa rero. Uzambara ubyibuke uyashyiremo. Harimo ijwi ry'umukobwa aganira na Melody, amubwira ati Melody amubwira ati ibi bintu twabitwaye buhoro nyabona. Ni ibiki watwara buhoro? Wenda ni igare rye yibye cyangwa ni imodoka yishe. Umukobwa atoka ati niba nta kibazo, nimba ushaka ko tubitwara buhoro ndabyumva, ariko umunsi nashatse ko tubonana uzambara agaciro tubonane ko nzaba nkukeneye. Aho hantu harimo icyayi gishobora gufungisha imyaka 25 umuntu muri icyo kiganiro nihe unizere ko ubu ngubu uko bikose maze kumva ayo majwi. Keretse niba andi majwi akase yandi atarayo twumvise, ariko jyawe numvise nta cyaha kiyagize. Modam gati ibyo bintu byo gushaka gushyira ibintu hanze wamenye n'ibikeshyiraga wene n'amafuta ya Melody afite yambaye ubusa. Nuko kimenye bamushyize hasi. Yambaye ubusa muri iminsi ko yabaye ibindi. Nariko ntabwo agufinisha imyaka 25. Wenda afite amafoto ya Melody wenda yasinze adashaka ko ashyira hanze. Sibyo? Ni iki kintu yashyize hanze yavuze hari ndageze wumvamo. Ahubwo au contre kuri video ku majwi ya Emmy avuga ko ari aya Emmy kuko nari ya Melody biravuga ko ari aya Melody. Gusa igituma dusa nk'ababyemeza nuko abo bari kuvugana nabo barimo barabita amazina yabo. Bavuga amazina Aho bitandukanye na Emmy rero, Emmy we aramubwira ati koko utinyu umukecuru utinyuke ujya mu bakecuru koko abana bato ati umwana wanjye ngo urifata akavuga ngo umwana wawe ngo umwana wanjye arahari ngo kandi yarakize. Urumva ko ho harimo case. Nubwo tutazi ngo umuntu ni under age cyangwa se ntango y'imyaka 18, ariko harimo case yuko umwana
Emmy ashobora kuba harimo umwana wa Emmy muri ibyo biganiro birimo aho hagati ahubwo babyaranye akaba atarishimiye ko umuntu koko bagiranye ibyo bihe yatinyuka akajya kwamburira ubusa nk'umuntu w'umukecuru Emmy akambwira ati ariko wandetse turakoko wiki kuki wemeye kwambarira ubusa umuntu w'umukecuru kuki wemeye kuryamana n'umuntu w'umukecuru Emmy ni ukubera iki kandi ufite abantu bakiri bato ushaka iki wanditse igaye basi wanditse igaye basi ngera wigaye nawe gutinya umuntu w'umwana muto ukaryamana n'umukecuru igaye umwana wanjye nta kibazo afite utabona amafoto bashyize hanze ngo ugire umwana wanjye yarakize rwose nanabikubwiye nushaka ubifate video wibaze reke uwe ishalapu ntabwo nje ntaye nkawe umwana wanjye yarakize kandi n'uwo mwite nawe nta kibazo afite ubushobozi bwo kumurera ndeka ushaka wiki ngiye ukuntu utangiye ngo umwana wanjye nta kibazo afite umwana wanjye afite se ushaka wiki n'uwo mwite kandi nubwo atagira se ariko nzi ko mfite ubushobozi bwo kumurera iki ko aricyo nakubajije ushaka wiki kuko mu by'ukuri nk'ubwo ushaka wiki wowe mushaka iki ikintu cyitwa kwirezerva mu magambo bararenze arahamubwira ati Melody we yambwira ati ese fone ati fone urumva rero ugasanga jewe iyo 25 bavuga keretse niba hari ayandi majwi atari mu yo twumvisha akaba ari amajwi yandi wenda ya majwi bakabakaseho gato akaba ariko baduhaye ariko niba ari gusa rihari Melody mwana wa humura turaruburana tugaramye hari mu kiganiro Emmy yakoze ku gihe Karica yari ari kuvuga kimaze iminsi by the way nk'itatu yagikoze kuwa gatanu ndumva baracyaprodinze kuwa gatanu samedi dimanche lundi ni gatwa weekend twari turi gufura nkanye nge nari ndi gufura oya hari habaye na MTN ese harya iwacu ririmo MTN iwacu muzika festival irimo ariko umuntu bita Freak i Musanze yahahuriye n'ibibazo turagize turagiza ntidushobotse katurangiza ako avugamo ko ngo ntabwo ashobora gufungisha kuko Bruce Melody yaravuze ko yashatse kumusenyera no kumufungisha ntekereza ko yavuga ko ngo nta muntu ushobora gufungisha umuntu mu Rwanda nawe urabyemera ko nta muntu ushobora gufungisha undi nta kimenyetso na kimwe ufite nta hantu na hamwe uhera ushobora gufungisha umuntu mu Rwanda ariko ikibazo gihari ni kimwe nuko mu bishyimbo byose mu muceri wose haba harimo injonjori ntushobora gupfa kubura ikintu ubonamo cy'igitotsi ku muntu buriya niyo kesi ihari ntabwo ushobora kubura ikintu ushinja umuntu wamushatse kandi noneho tureke n'ibyo turebe mu mateka yaranze isi ikintu kigusha abagabo kiri ku mwanya wa mbere ku isonga ni igitsina gore ni ukuvuga ngo ushaka gutega umugabo ntahandi hantu mutegera mu nkumi icya kabiri wenda ni amafaranga ariko amafaranga aza nyuma y'iki igitsina ariko waretse furusi nako ni ndakurahiye Samsoni bamufatiye amafaranga cyangwa mufatiye mu ndaya Siderira ntarafite ibaraga bikomeye cyane umuntu ufite umutima Imana yishimira uri mu Bibiliya witwa Dawidi yishe umujenerali kugira ngo abone umugore wamurinda kubera yuko yari yamuciye inyuma amurongora umugore urumva amubonye ari harakaraba just aciyeho gutya arunguruka ubundi yarunguraga ibaze umuntu agiye ku rugamba aho kugira ngo agende ariho arunguruka ngo yemo barakaraba ntago yishe generali hejuru y'umugore dukomeze n'ibindi se ari umusore wajya kumubwira ngo ubundi ngo abagore bagusha abami bagusha abami that's true uribaza rero kuvuga ngo umuntu nka Melody ntande yantu wamutegera uretse icyo kintu kumufungisha rero nta kundi no gushaka
ni ukumujonjora kandi umuntu yakujonjora reka nkubwize ukuri jemuve nta gushakashatse sinakubura wanshakashatse jewe ugashaka ikintu cyanshyira hasi ukanyitondera ni uko ikimana ntiwakibura cyakora urumva ni ukuvuga ngo kuba umuntu yagufungisha mu Rwanda si uko yaba afite izindi power ahubwo ni uko akwitondera agasa nk'ukujonjora nk'uko umuntu yari gutoratora ifi bigenda ntabwo ushobora kubura agahwa mu ifi ntibibaho nicyo ngicyo niyo contexte ntibizera ko melody yabivuzemo ariko nkagaruka ku ba star nyarwanda b'abagabo reka mbabwize ukuri mumbabare pe ndabakunda muri basaza banjye ndabafana muri aba star nubaha ariko mufite defo muhuriyeho imwe ku bantu bose bagiye bavugwa muri zino case zo gusambana reka mbabwire muragenda mugaca bugufi cyane kuri iyo ngingo mugakabya mugashaka abakobwa cyangwa se abagore baciriritse cyane badafite ikintu bahomba na kimwe akaba mujya kuryamana nabo asa bari hari umuntu utagira icyo ahomba nuko ahubwo bari abantu bigeraho akavuga ati naryamanye n'umusitari nangerekana nabyuriraho ntabwo wemera ko hari umuntu udafite ikintu ahomba hari umuntu izo zaravuyeho nta kintu asigaje ibisebo byose bakwisi yarabisebye none se niba baramukubitiye mu kabari ku manywa y'ihangu sibyo icyo ni icyambere niba wenda tuvuge yarakoze amahano yose abaho uwo muntu abahomba iki ubwo hari umusitari watinyuka kujya gutereta umukobwa umeze uko tubijya muri detaye se ntawe ubaho pe tubijya muri detaye ntawe ubwo uragira ngo ubantize hoya ntawe ntago nshaka kuba guteza ariko ntawe reka tujya kuri kesi ya ndimbati y'ejo bundi uriya mukobwa uretse ko byaje ariko si uriya mukobwa yari yarageze kuri urwo rwego nese reka tubiveho reka tujye kuri yago Brenda hako kuki ukunda kuvuga amazina ntibese uvuze umuhanzi sawa nanjye ndahanda ndamera nk'umuvugizi wabo bari abakobwa nta kintu batwaye actually ariko ni abantu bari hasi cyane bitewe n'amazina y'abantu y'abo ba star noneho baranyica ariko sondiko n'undi mudahema kuntuka nagira niyo nabahenda niyo nabonsa ngira ngo naca mwaka mukomereza ikibazo cyacu utuvuga neza n'ubundi hari icyo ari kuvugira noneho reka mbabwize ukuri abatipe bicisha amazi bagakabya bro wafata umuntu udafite ikintu ahomba umuntu uri aho ngaho ushobora kuvuga ibintu byose abonye umuntu uzaza kuri kamera umuntu utazatinya kamera ngo aze avuge ngo yarasambanye ako kantu konyine ariko byo kumugana urimo kubyumva ubundi umuntu yakabaye yicara akavuga ubu ibyo yakoze abasigaye rero basangira ngendo niba mushaka no kujya gukora ibyo icyiza mwabireka mukarongora abagore mukamenya ngo ufite umugore wanjye nimba mwumva byashyushye cyane sibyo ariko noneho nimba bidashoboka murebe umuntu iyeranje wimanike pe ku buryo umuntu ugiye kubonana nawe bizamubera igisebo kurusha uko bizamubera igisebo kurusha uko wowe yakuvuga sinzi niba murabyumva akaba afite iso akagira isoni ufite isoni uvuga uti izina rya apana ni n'umuco wenda reka tubureke ko reka tujya muri reality avuga ati umutipe nimuvuga nshobora kuluzinga iki n'iki nshobora kubura akazi famille nshobora kuntera ntuza icyizere nshobora kugaragara nabi muri societe nshobora kubura ibi n'ibi afite ibintu ari buhombe hakusurazana umuntu muhure mu kabari come on no yewe iki kintu maze kucyitegereza si rimwe ashobora kuba ari bo badahenze reka hari igihe hazamo no kuba badahenze aho rero niho kibazo aho niho kibazo kiri ikibazo urumva atari ubushobozi bwacu twifina bw'abasitari yenda njye si none si ubushobozi mwagiye murya mana yanjye ndarya ibyo mbonye nta kundi oya ahubwo ikibazo gihari ni abantu baciringa abantu bakuri hafi rega no badefenisa umuntu uriwe none se ugira ngo bano bana bagize hari n'amafaranga baka ntayo ahubwo mwahurira ku gihe cyose ubura ahantu hari aho ngaho normal ariko n'ubundi umuntu
ndetse nibaza uburyo kankugarukira umwana w'umukobwa cyangwa umwari nubwo yaba yabamaze kuba umugore yavugana n'umuntu atwiteye cyangwa agiye kubyarana nawe agatekereza kumurikodinga ntahandi ari amajwi yawe kuko ndibaza ntabwo Bruce Melody yakirikodinga ntago ndi yakirikodinga ushobora no kubikora ariko ukabikorana umujinya wenda umuntu yaranze kugufasha sibyo yaranze kugufasha ariko yaranze kugufasha reka nkubwize ukuri hari n'icyubahiro uba ugomba umuntu buriya mwamburane ubusa tuvugisha ukuri uretse ibintu bisigaye byaracikaguritse bikabona n'umuntu bidoda buri umuntu mwamburanye ubusa uko byagenda kose hari icyubahiro umugomba c'est vrai yaba ku ruhande rw'abahungu yaba ku ruhande rw'abakobwa nimba hari ikintu kintera umujinya ni ukubona umuntu umusore aza kuri kamera akavuga ngo kariyasena ngo kari kantu kise shaho ibaze ibintu mu gikaro umuntu aba yavuze cyangwa se tureke no kuri kamera ari mu bandi bajama bisanzwe mu bashuti kariyasena ngo ni ukubabona bagenda ngo niho gukubita kurusha cyangwa umukobwa cyangwa se n'umugore akavuga ati ako kantu wanyuraga wamubona n'amatuza ubundi reka mbabwire ibintu byo mu buriri ni ibintu by'ibanga by'abantu babiri noneho rero iyo hajemo gutwita bwo my dear umuntu uba utwite umuntu uba urimo urandarika gutyo aba ari nyina w'umwana wawe cyangwa se se w'abana bawe w'umwana wawe ejo n'ejo bundi uzamubyara umwana azakura icyo nkundira YouTube icyo nkundira social media biriho bizagumaho umwana azumva noneho uwo wari uriwe ariko wowe aba yungutse ariko nimba no gufashwa aba yafashijwe yungutse ikize baramufasha ariko ibyo bintu nirogwe ko biramba bagufasha ikize ngiye umuntu utamfasha guhindura imyumvire mbere na mbere ngamfashe kumenya uko nshobora gushakisha kwikorera nkabaho ngo nta kintu bamfashije tuvugisha ukuri wampa amafaranga ariko ayo mafaranga babahereza ni ukuri kose apfa ubusa icyo ni icyambere apfa ubusa uzi mwereka impamvu mvuga ko apfa ubusa hashira iminsi birakagaruka ubona ni wa wundi nta kintu yigeze ahindukaho n'ubundi ibyo aje kuvuga ni bimwe na bya bindi kugira ngo nyine akomeze afashwe umwana mpaka akuze ako tuzafasha abantu bacitse amaboko dufasha abantu babacitse amaguru dufasha abantu batishoboye batabashije koko dufashe n'abantu bagiye kumarika akaguru kubw'impamvu zabo bwite emwe jewe kambabwire hari ibintu ntumva jewe reka mbabwize ukuri niba uri umwana w'umukobwa ukamunkurikiranye reka manze nkukuri inzira ku murima aba basitari ubona nta mafaranga bafite ngarakunzwe ngo isi yose mu Rwanda abantu bafite amafaranga bitwa ko ari abasitari ni bake niba ari umuceri reka nkumene ibintu byo kwiha ngo ugiye ngo kumushaka ngo kumushakaho ngo iki ngo bafite amafaranga ntayahari ndababwiza ukuri ntayo bafite icyo ni kimwe ikindi cya kabiri abenshi muri abasitari ubona bafite abagore mwibanga rikomeye cyane sa kuki batabagaragaza ubundi ngo tubimenye no kujya uburaya se bw'abakundiye badi simwe n'uburaya kuki udashobora kwera ngo uvuge ko ufite umugore ariko hari ukuntu bagira ngo ndabihakanye abagira ngo ndabihakanye reka duse n'abagaruka kuri ku ngingo y'ibi bintu ubona iri atari harya ubwo babyita ngo iki defense mechanism Emmy cyangwa mechanisme de defense ubona urumva no mu kiganiro yabaye nk'ubigaruka aravuga ngo yashatse kunyangisha abantu no kwica izina ryanjye n'akazi kanjye wese yashatse kumukorera iki bose reka nkubwize ukuri jewe nyendeye ku mpamvu
noza Bruce Melody yatanze yavuze ko igituma uramujama mwanga nuko yanze kumuha umufungo kera giti Emma araza aravuga ngo ubuse ngo Melody ngo yo kumaka amafaranga yece anyenye turabayobewe mu minsi yashize giti zanyu turaziyobewe abanyamakuru ba showbiz ubu ngubu bwibuna kwanjye ufite ucinga cano ivise nta ifite neza ubu runaka yakwimi reka wenda dufate sabe yakwima ikiganiro Irene akakikwima yago agikora ibiganiro akakikwima Chita akakikwima rega ubu byaroroshye bro ntago ari nka kera byaroroshye wajya kuri TV rero bakakwima ikiganiro kwisanga bakakikwima bakajya kuri RBA bakakikwima hose ntibibaho ubu ngubu ntago bikunda iyo byanze ujya live kuri Instagram yawe kavuga uti ifite akarimbo gashyashya mugasanga hana icyambere ntibigisaba CD kugira ngo bagukine sinzi niba murabyumva cyari impamvu bigiraga badanje cyane hari ni impamvu ebyiri giye ko nayibonye hari impamvu zuko umuntu atashyirwa kuri radio n'ahandi hano yakumvikana ariko umunsi dufite YouTube nindi cyumva radio se nibangara dufite YouTube dufite Audiomack dufite Spotify no kuvuga ngo ahantu hacururizwa imiziki ni henshi ntago bikiri bikiri radio gusa icya kabiri ni ubukene bro abanyamakuru cyagiye benshi bakoraga badahembwa so iyo udahembwa urihemba none babyanga mukabika batura tugabane ni wanga bimeneke nubundi iyo operation yitwa tugabane ni wanga bimeneke rero ashaka kuba yemera koza akantu ka tugabane nanga bimeneke kuko yasobanuye yuko yakoranaga na ni unlimited ya studio Melody akirimo Melody amaze kwivamo noneho biba ngombwa ko afasha Christopher ako gufasha nyine uhita ubyumva niyo baravuze ko nta matima bamo ubundi Emmy harano yagiye yijomba yiruma yatubwiye yabanje kutubwira yuko we asupportinga buri mpano yose sibyo umuziki nyarwanda muri rusange noneho yahindukira tubwira ukuntu Bruce akiri muri unlimited yamusupportingaga yamara kuhava ko bigasa nkaho nyine nta mubano ugihari ahubwo akazamura Christopher wabyumvishe niba nta timu zabagaho ko kino no Melody bagiranye hakazamuka Christopher aho harimo akantu njere kambabwiza ukuri sinibaza ikintu uretse gukomeza kugira inzika ibyo bintu byose byararangiye sibyo wenda tugana no kubusoza bimaze imyaka 5 6 8 bro ibintu bya 2015 byararangiye kubwa ndibaza rero yaba Melody yaba Emmy n'abantu b'abagabo bro bakicara nibashaka nubwo Emmy numva ishaka byoroshye cyane hako bashaka umuntu uri hagati babita intermediaire babita gute abunge bicare baganire bashaka abunzi umunzi niyo yabumwe nk'umwe mu bantu babazi bombi bumvira abunge kuko ubundi yabiri showbiz gusa fine ntaribi akikintu tajya kuzamo ngo urwango hakazamo famille hakazamo umuryango kwenda hamwe urumva hakazamo ikintu cyo kuba cyafunga umuntu 25 my dear ntabwo abikiri showbiz ibi bintu yagwa bivuze ejo bundi avuga ati ibi bintu mu byitondere ibintu by'amacakubiri mu byitondere nanjye rero ndashaka kubabwira ngo ibi bintu byo gufungisha abantu my friend turagana hehe nimba munashwana niba yakwimye no mufungo nushaka kujya umwandika y'ibikuru bibisimbyanze ariko umufungisha my dear no kozo kasora amajwi ya 2015 ukayagaro 2023 ngo nuko umuntu yavuze ngo arakwanga kandi koko none se ahubwo bya bintu ni byase byindiketiga ko ngewe nta kibazo mfite nayo nukuri pe nta ruhari na rumwe ndiho Melody nayo kuvuga ngo Emma namwanga kuriya byari bimugeza ariko agomba gutuza njye ko mbibona yagomba kubanza gutekereza neza iki kintu ingaruka gishobora kuza kugira maybe ashobora no kuba yarabibaza agasanga ntacyo bizamugiraho ari twebwe turimo turavuga ariko twebwe ubu none nanjye ntabwo ndeba Melody ntabwo ndeba Emmy ndareba future y'uruganda rwacu
nese umuntu azajya reka umanga mu Kinyarwanda umuntu azajya reka kuguha amafaranga nurangiza umurangize umwice ibi ni nko kumwica kuba uzi kukugekaho urusyo rwa 25 under age kurangira ariko umuntu abakwishe hari ahantu ntago nigeze numvamo under age nuko bari abanyamakuru bakomeje kubivuga yerega ntago bije uyu munsi se gufata kesi nk'ari uyu munsi byaravuzwe kandi nongo n'itariki y'uwo mwana ngo igihe yavukiye ngo Emmy yarayivuze basanga ngo afite ngo yamutenda ngo afite 17 ans uretse ko amakuru avuga ibihuha biri hanze nuko winanga muntu yuriya mukobwa ngo yanze kwiha Emmy njerekana isabira mukobwa numvishe ngo ntago uri mu Rwanda uwo kabyara nushaka ubroke ubroke rwose pe n'abayibitiye tubabarire uretse n'indanga muntu tubabarire ushobora gusanga imyaka yifite ariko ubihorere bose yaba Melody ntumuvugishe yaba Emmy ntumuvugishe ubihorere bisigara ari ibintu biraho by'ibihuha ariko ntihazemo kesi ifundisha umuntu kugandi bati twarebo ibitsina reba urukiko ndarurambiwe nukuri birakabije kandi noneho bose ni ibintu nk'ibyo mbwira umuntu wasize urw'abagabo Prince Kid n'urw'abagabo Prince Kid yazize abagabo nimba bamaze kuvuga ko ari cyo bazira urumva atari urw'abagabo bazize agarukore bwisubiraho pe reba Prince Kid ni iki ni abakobwa n'abagore ndimbati umugore titi umugore nako umukobwa naza kuvuga umugore n'umukobwa kambwira nese uturagana hora mu bagore mu bakobwa oya birakabije pe ibintu by'inyiko mwahetse mugakora showbiz mwaje mukajya mugatukana no kubabyeyi birabareba ariko mukareka ibintu man byafungisha umuntu bro hagati aho ngaho showbiz sinzi ikintu kiri kuba muri showbiz yo mu Rwanda kuko ni kubona hari kuzamo utuntu tw'udutsiko amatsinda ku buryo ushobora nko kumva nk'umuntu bikarangira utagikunze showbiz hari umuntu ukaretwa ariko ibyo bintu byari bitabaye hari umuntu twoze tuganira karambwira ati showbiz noneho yarengere n'ikiri showbiz nimba yabaye politiki iki n'ubugome nimba byabaye ubugome harimo ubugome ariko ibintu by'amatsinda reka bikubwire uribuka ku gihe cya The Ben na Meddy wahuraga n'umuntu akabaza agasega Meddy na Ben ngo upfa nande ariko ikibazo ndashaka kubikwereka rero aho bigeze ubu nibyo nshaka kubwira ngo ubufana it's okay nta kibazo cy'ubufana nta n'ikibazo cyo kuvuga ngo ndi team Meddy ndi team The Ben nkuko hari abayereyo hari na APR hataraza agasogi yacu akira umufana gasogi hataraza agasogi ndurubambyimwe ndurubambyingwe nima nkubwira ukuntu ngenda urubambyingwe urumva narimo nkubwira rero kuba hariho team The Ben team Meddy uyu munsi hakaba haba Melody hakaba na Ben cyangwa Melody Christopher icyo gihe sibyo nta kibazo gihari ntacyo ngewe mbonamo ikintu mbona abantu bashyize imbere cyane ni ikintu cyitwa ubugome niba bwari busanzwe bubarimo bwakaba ariko ari kubwerekana rero no ariko bafite ubugome bafite inda nini showbiz yajemo ubugome icyo cyo ndacyemera yajemo ubugome bukabije to the extent umuntu ashaka kuroga undi hari namuroga nibura buriya reka undoze tuvuge abaroganye kuko muri football bigenda noza Jelas yarabinsobanuriye muri football umuntu akakuroga amavi ku buryo utakina hako naguhure bro sibyo cyangwa akaguha imiti guca intege hari abantu bo muri APR nahoze mbona ngo batanze imiti ngo guca intege nabyo si byiza nitubishimye ariko nibura wumva ko bari kuroga muri kariyeri no kuroga umuntu muri kariyeri uri uraze nka Melody tukamuroga ijwi agasarara twabyumva bro kupfa gufungisha umuntu ibintu biraba byamanzaganya kandi birashoboka biba bishoboka so rero gihe cyo navuga ni kimwe abatipe nibitwararike icyambere nujya guhura n'umukobwa je mwaka indangamuntu nyamuneka mbere y'ibintu byose hakungu koko abakobwa buzuye abakobwa babuza abahungu batereta abantu basazi wabo 30 40 baraho babuze n'umuntu babaza ati yambu muri mu bwana bwa 17 murakora iki kwere
nsohoje umujama wanjye wahoze ambwira ati ngewe bazajya babanza bayimpe mfate fotokopi yayo mbe ibitse. Ikintu cyitwa indangamuntu ni ikintu mukwiye kwitondera cyane. Basore mwe murimo murateta, reka mbahereza agati nyamuneka mbere yo kuteta umukobwa mubaza imyaka kuko barikuza ubu bwana akubwo muzi ubwana buri hanze ahangaha burikuza ugasanga umuntu nese wowe wabona umuntu uri kunywa icupa riresha gutya bya boni 7 akajya gutya ngo kavuga ngo umuntu afite imyaka 17 ntabwo bikunda uhita ubona ko umukecuru maze usaziye mu gakino wa mugani wa Jade y'uko bwacuruje kera ku bw'ababirigi uhita ubona yacuruje ku bw'ababirigi. So rero namuna mbere y'amazina mwake ID abanza yikwereke kandi urebe utasinze uyihoya urayireba ukabika fotokopi uyirebe ukiri muzima ujye ubanza urebe utarasinda ko ushaka kuba wasinze ukabona igihumbi cyo bagakena wenda tuvuge ibihumbi 2 ukabona 94. So numva ari ibyo rero j'aime. Urakoze pe urakoze nibuze watangira wigiramo seriyo urangije unsekeje. Nuko nyine ntakundi dushimira abantu badukurikiranye, abantu bamurangije ikiganiro vraiment dropping akantu kameze gutya ako buriya sinatanga amagift wa ututuntu utudo ku bantu bareba ikiganiro. Umuntu wa mbere na mbere kuko nutwabango turadufite by the way utabona ari udukobwa mukagira ngo nutwabango turadufite. Ejo zaza nakanje wese warebye ikiganiro none se sinyireba ubu ntago gahenze neza imbere do utu umuntu wa mbere cyangwa kadufate babiri ba mbere bari burangiza kino kiganiro bwa mbere mudushire umumbwira uti ako gakomo nakanje cyangwa dore nzatubaha niba uri muri Kigali, niba utari muri Kigali wabwira umuntu uri hafi kuza cyangwa uri hafi kugenda nkakakoherereza sawa. ubwo ngewe ngo ntabwo gahenze ngo ntabwo urashaje ujya muteza abantu bene wanyu imbere. Bye. Nendaga gukora ubukwe ariko ubwo nguko nisubirana. Julie sawa wakoze. Sawa.